Wansobanuriye kano kantu gakora iki? Ako kantu bakita highlight. Bagasiga umaje kwisiga makeup. Kagasiga ku zuru umanuye umanura. Ese bituma izuru rishashagirana bituma izuru rishashagirana. Muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe, Nyagasani akomeze kubandindira. Ngemeze neza n'umuryango wanjye wose muri rusange, ndashima Imana. Murabona ndi ahantu heza cyane, hano Cosmos. Naje gushaka ibintu byo gufungisha iki KECAPU mubona nashyize mu musatsi. Aha imibano yose, amavuta nisiga, ibintu byose bijyanye n'ubwiza ku badamu ni hano mbigurira. Nanjye rero uyu munsi hari ahantu nasitaye ku mafaranga, naje kwiyatsa, naje kwimeza neza, mureke duhahane. Ibintu ngiye kugura ntabwo ari iby'abantu ngo bitukuza cyangwa ngo batitukuza, umuntu uwo ari we wese yabikoresha. Hari abantu bambwiye ngo ikiganiro twakoze cy'amavuta ngo ntabwo kigaragara neza, mutubabarire. Uyu munsi tugiye gusubiramo bimwe muri byo, nubibona ukumva ubikeneye uzaze hano Cosmos muri New Cosmetic. Simwahumvishije ntago bahenda, hajati wanjye ntagahenda. Wansobanuriye kano kantu gakora iki? Ako kantu bakita highlight. Bagasiga umaje kwisiga makeup. Kagasiga ku zuru umanuye umanura. Ese bituma izuru rishashagirana bituma izuru rishashagirana. Reka nze ndebe akandi kantu nshaka kukubaza. Izo ariko ni nuzi. Ni lipstick. Reka unari keza. Nge nubwo nazisiga mba numva nakagura ko ukuntu kagaragara neza inyuma. Karasa neza cyane, niyo ukisize ubona gasa neza. Gasa umutuku? Oya ntago ari umutuku, kajya gusa. Sigafunguka? Karafunguka. Fungure nde. Uraza kumbwira ukuntu kagura, nitsanga kadahenze nzakagura njye nkisiga ndi mu nzu. Ndebe ukuntu umera. Iyo ni labero. Oya nayo ni lipstick bavangira, imwe bavangira. Iri pink na mauve. Okay. Kandi kano ndakibagiwe kandi kanashaka kukubaza. Hari ibintu yambwiye ndibuze kuza kubasobanurira ningera ahantu hatuje, kubera ahangaha turi mu kazi twanze gutindamo cyane tutabangamira abakiriya. Hari abantu babona kamera ntibabe bakinjiye ahantu, urumva rero twaba turimo turica akazi ku mpande zombi. Ngiye gufata akanya gatoya mbasobanurire bimwe mu bintu bituma umudamu asa neza hano nahakuye. Abantu muri kumva moto mwihangane, nabuze ukuntu mbabwira nyine mbasobanurira. Hariya hari harimo ibintu ntazi, uriya mubyeyi yamfashije kumenya ndamushimira, ariko hari n'ibintu nsanzwe nkoresha nari nagiye ngiye kugura, kandi nkaba numva harimo abo byagirira akamaro. Duhuje ikibazo. Uyu munsi nabaye mu bosi, naguze igisokozo. Kuva namenya ubwenge navuga ko ari ubwa mbere nguze igisokozo, kubera gukunda kwiyogoshesha. Aya mavuta ubu noneho ndizera muri kuyabona neza, ntabwo biri bumere nk'ibya cyagihe. Aya mavuta mbanze nsuhuza umuntu witwa Baby na Brandine, twazengurukanye Nyamirambo yose turimo turashaka shuwa yabaye shuwa. Muri heba shuwa we. Aya mavuta ni meza, ni nk'umuti, akoze mu gikakarubamba. Dore ngiki
akoze mu gikakarubamba, kandi igikakarubamba mwese murabizi ko ari umuti ukaze, ikindi mwiza wa natirere. Njyewe rero ikintu nyakoresha ni ukuyasiga munsi y'ikirenge. Aya mavuta utwite yagufasha kuyisiga nyine munsi y'ikirenge. Hari ukuntu umuntu utwite agera agakomera munsi y'ikirenge kubera kutahoza neza ku gatsitsino. Njyewe sinzi ukuntu byagenze pe, narahozaga, nari mfite abantu bamfasha nkahoga, ariko niba ari uko nahogaga nk'uko ntabwo nyine banyuzaga kuko njye nakiyoza, haragiye harakomera ku buryo wambara nk'isogisi ukumva umubiri wawe nyine urimo urafatamo ukuntu. Urumva hari ukuntu umubiri uba wumva uri gufatamo, cyangwa se nyine wowe ubwawe ukabyumva ko munsi y'ibirenge hatameze neza. Aya mavuta rero yagufasha ku bintu byinshi. Ikindi kuba ku bantu bakuze bayisiga bituma nyine uruhu rudakanyarara, rutamera nabi. Wanayisiga bisanzwe, nta gahenda, agura amafaranga makeya, ahubwo ni uko kuyabona ari intambara. Abo bantu navuze Baby na Brandine barabizi, twazengurutse Nyamirambo yose turimo turashaka shuwa. Ni icyo kintu njyewe nyakoresha, nyasiga munsi y'ibirenge nijoro ngiye kuryama, nkiyambara nk'amasogisi, cyangwa se wenda maze koga nka nimugoroba ntararyama, hari igihe haba hashyushye ku buryo utararana amasogisi, ukayambara noneho waza kujya kuryama ukaza kuyakuramo. Ni umuti rero. Isabune rero murebe hano Clear, ino sabune irafasha cyane cyane, ariko ku bintu bijyanye n'amarereje. Njyewe iyo nsutse nkamara wenda ibyumweru 3 ntaroga mu mutwe, mpita ntangira kurwara amarereje. N'ubu ngubu ndabifite. Rero iyi sabune irafasha kuri ibyo bibazo. Narasutse kandi mu by'ukuri nta gihe kinini nari mbimajijeho, mpita mbizana. Noneho binaza cyane kurushaho kubera n'ubushyuhe. Murabizi ukuntu ahantu hose hashyushye. Iyi sabune rero irafasha ku biheri by'amarereje. Apana ibiheri bino umuntu aba asanzwe arwara mu mubiri, bya bindi ubona ko bikaze. Oya, ino sabune irafasha. Iyo ntayifite nkoresha tembo, nayo ntabwo ihenze, ni ibisanzwe nk'ibindi byose. Ikindi rero, ikindi nabereka ni scrub, ni iya kofi, ikozwe muri kofi n'ibindi nk'ibyo biba birimo. Nayo irafasha ku bintu bijyanye n'uduheri, nyine utuntu tuba turi mu maso tutakabaye duhari, nayo irafasha. Nayo nyikoresha muri urwo rwego. Ikindi, ibindi ni aka kantu nambaye, utu tubano dukunda kubi, aka ngaka natiro naguze, ndi gusobanura ntabwo ndi bubijyemo byose. Ino tiro ni tiro isanzwe. Murabizi abantu bafite ababebe, cyangwa si abantu bose bafite abana. Hari abantu basiga abana babo, hari abantu basiga abana babo tiro. Hano si ngombwa ngo ujyeho ubifinyore cyane nk'umuntu wisiga makeup. Hoya, ni ugusharambura gutya, ni ukudekarika gusa ku mwana nimugoroba. Ababikora murabizi, sibyo? Ni cyo kintu cyatumye nyigura. Ibindi ni amavuta. Uyu munsi rero nifuje nyine kubereka bimwe mu bintu byatuma umuntu asa neza, ku muntu ubishoboye, ubifitiye ubushobozi. Hari n'uba bifitiye ubushobozi ariko atazi ukuntu ibyo yagura ngo bimufashe kuri ayo marereje. Hari uba atabifitiye ubushobozi kandi abyifuza. Ujye ubisaba Imana kuruta uko wagira undi muntu uwo ari we wese ubibwira. Nzi ko Nyagasani azakumva akaguha amafaranga yo kugura inzu, imodoka, gushinga business, kugura ibintu byose wifuza.
usibye Imana igihaza kwifuza kwanyu n'ukwanjye. Ibyo rero impamvu njye mbiberetse ni uko hari abantu benshi baba bansabye ko nabibereka. Ni muri ubwo buryo rero naberetse ibintu byagufasha gusa neza nk'umudamu cyangwa se umukobwa, biri natirere. Si ukuvuga ngo bikoreshwa ngo umuntu witukuza, ngo se ngo ntabwo byagutukuza. Hoya, nanjye ntabwo nitukuza. Niyo mpamvu mbanje kubasobanurira ko nta kintu byakangiza ku ruhu rwanyu, ni ibintu bisanzwe. Ikindi ndashaka guhita mbabwira rero, ibintu nzi nagerageje gukoresha bigabanya inda. Nta kindi kintu bigabanya ni inda. Waba uri umugabo cyangwa se uri umudamu, ibyo bintu bigabanya inda. Ntabwo bivuga ngo bigabanya inda ngo z'abagore kuko byavuzwe nanjye w'umudamu. Oya. Ni smoothie ukora ukoresheje umuneke, umwembe, tangawizi. Umuneke, umwembe, tangawizi n'inanasi. Noneho biba byiza uyikoze, warangiza ukaza kuyishyira muri firigo ukayinywa ikonje. Kubera tangawizi urumva aba ari mbisi, ntabwo iba itetse. Hari umuntu uyinywa idakonje akumva ntabwo imeze neza kuri we. Rero biba byiza iyo uyikoze gutyo, noneho kandi iyo ushaka kuhita uyinywa ako kanya ushyiramo barafu, sibyo? Ushyiramo barafu ukahita uyinywa, nta kintu byangiza. Ikindi ngewe najyaga nyikoresha, iyo nabaga mfite umwanya, kubera ko biba biri ngombwa ko mbyikorera, nayikoraga mu gitondo, nkanayikora na nimugoroba. Ubwo mu gitondo ntabwo nafataga nyine ibintu bijyanye n'umugati n'icyayi, ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko niyo uyinyweye ushobora kwirirwa umunsi wose utariye. Umunsi wose mvuga ni saa sita kuba utafata ibiryo. Yego. Nimugoroba ubishoboye, ngende ufata regime mba meze nk'umusazi. Ntabwo wambwira ukuntu narya mba meze, simvuga ngo mba nihebye, ntabwo mbizi. Oya da, simba nihebye, ariko mba numva nakaniye n'abayiseri byatari. Iyo ufashe rero ibyo bintu byose mbabwiye, umuneke, avoka, ikindi niyo ushyizemo inanasi nta kintu biba bitwaye. Iyo uyishyizemo nayo nta kintu biba bitwaye. Ubundi ukayikora ukayikonjesha. Gusa ibyiza bimeze neza bishobora gutuma ugendera ku murongo, nyine ntibikuzanira akavuyo. Nanone iyo ufashe ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa ibintu bya regime mu kavuyo, ntabwo bikora. Icyiza wabikora nijoro, ukabisimbuza ibiryo bya nijoro, ukajya ubireka, noneho ukifatira iyo smoothie, inda iragabanyuka pe. Mu gihe kingana n'ukwezi uba watangiye kubona resulta kandi nziza. Rero hari utuntu twinshi tumwe na tumwe mba nzi, nawe uba uzi, tukungurana ibitekerezo. Niba hano hari undi muntu uzi ibindi bintu byafasha umuntu, atari ibintu byo kunywa utazi iyo biva n'iyo byavuye, ngo ubirangire umuntu abinywa usanga ngo igifu kivuyemo, amara acitsemo kabiri. Ibyo uzi bizima nawe wagerageje, wowe ku giti cyawe wagerageje, uzagize utubwire natwe tugerageze. Njyewe ibyo mbabwira ni ibyo nakoresheje, kuko ku bantu wenda babyibuka cyangwa se banzi na mbere y'uko nkora ubukwe, nari gatoya pe, nari gato. Kandi mbere y'uko njya kuba gatoya gutyo, nari nabanje kuba munini. Nari mfite ibiro nari mfite ibiro nka 89. Ubu mfite 85. Nari mfite ibiro 89, ndamanuka nza kuri 60, mbona birakabije, nongeraho gutyo. Nza gushiduka nongeye kungana gutya kubera kubyara. Ariko nzi ko nimara konsa
cyangwa abana hari ikindi kintu batangiye gufata nzagerageza kugabanya ibiro kuko ibiro byinshi nabyo si byiza. So mwakoze kunkurikira rero, Imana ibamere umugisha.